Hello dear students, kutamenya zino expressions bizakurimitinga mu gutuma uvuga icyongereza neza. Hari igihe ushaka gutanga ubutumwa mu kinyarwanda, like ukumva ushaka uburyo ubwo butumwa washakaga kubutanga mu kinyarwanda, ushaka nibwo buryo ushaka yuko ari bwo buryo bwumvikanamo mu gihe uraba ubutanze mu cyongereza, ariko bitewe n'uko hari utu expressions utazi, ugasanga nyine uburyo washakaga kuvugamo message yawe mu cyongereza ntabwo ari bwo yumvikanye bitewe n'uko utazi mwene zino expressions. Nakwibutsa yuko mu gihe ureba zino expressions cyangwa se wiga aya magambo, kwibutsa yuko mu gihe utayakoresha mu kuvuga uri guta umwanya wawe. Nimba uzi ko utayakoresha mu kuvuga uri guta umwanya wawe, byaba byiza ugiye uyiga ukaniga no kuyakoresha, kuko iyo utiga kuyakoresha cyangwa se utayakoresha n'ubundi birangira uyibagiwe, ugasanga n'ubundi umwanya wawe warawutaye. Kwibutsa yuko turi kwigisha icyongereza cyane cyane twibanda ku kuvuga, nubwo wenda n'ibindi byose twigisha cyane cyane nko kwandika cyangwa se n'ibindi byose, ariko dufokasinga cyane ku kuvuga bitewe n'icyo umunyeshuri yifuza cyangwa se akeneye kugeraho. So dutangire twigane icyongereza. Nkomeza kwibutsa yuko ibanga ryo kumenya icyongereza ari ukukivuga, ari ukukiganira na bagenzi bawe. Gusa hari igihe abanyeshuri bajya babyumva nabi, yakumva yuko ibanga ryo kumenya icyongereza ari ukukivuga, ugasanga yese ashaka bagenzi be bakivugana. Of course iyo ni intambwe nziza, ariko still uracyakeneye mwarimu. Kubera iki? Kubera yuko no mu gihe uri kuganira na mugenzi wawe hari igihe ukora amakosa, ariko bitewe n'uko nyine ntaho hariho gukosora undi, ugasanga nyine ayo makosa ukomeje kuyakora. Hamwe uzasanga n'ubundi umaze nk'ukwezi cyangwa se amezi angahe uganira na bagenzi bawe, ariko ugasanga nta kiyongereye, still nyine cya cyongereza nyine wakoreshaga uvugana nabo n'ubundi kiracyari cya kindi, nta umuntu hari wo kugufasha gukosora ayo makosa uri gukora mu kuganira na bagenzi bawe. Icyo nacyo ni ikindi kibazo usanga abanyeshuri wenda bagerageza kuganira na bagenzi babo bakunze guhura nacyo. Ikindi usanga iyo uganira na bagenzi bawe, usanga hari igihe n'ubundi hari igihe ushaka kuvuga nk'ikintu wenda muri kuganira, ushaka kuvuga nk'ikintu runaka, ariko bitewe n'uko utazi uburyo neza, hari uburyo washakaga kubivugamo neza, ariko bitewe n'uko ntaho hari kugufasha kubikora, ugasanga nyine ubivuze mu bundi buryo bushobora kuba ari bwo wenda cyangwa se atari nabwo, ugasanga nyine ubuze uburyo ubivugamo neza nyine nk'uko mwarimu yaba hari ngo agufashe kubivuga neza. So still uracyakeneye mwarimu. Nyandikira kuri izi nimero dutangire twigane icyongereza cyo kuvuga nimba ugeze kuri level yo gutangira kuvuga, ndetse n'abatangizi bose turigana. Kwibutsa yuko n'uburyo usobanurirwamo nabwo bushobora kwafekta imyigire yawe. Hari igihe umuntu agusobanurira wenda se ni mu masomo yose, hari igihe umuntu aba ari gusobanurira ikintu, bitewe n'uburyo kigusobanuriyemo ugahita wumva icyongereza kirakomeye, cyangwa se ikintu cyose ari kugusobanurira ukumva kirakomeye, nyamara atari uko gikomeye, ahubwo bitewe n'uburyo yabigusobanuriyemo, aho utangira no kwiyita umuswa nyamara kandi utari umuswa, ahubwo byatewe n'uburyo wasobanuriwemo icyo kintu. So tugerageza kugusobanurira mu buryo bworoshye kandi bwumvikana, bikagufasha mu gutuma wumva ukunze icyongereza, kuko uba wumva nyine ari ikintu cyoroshye kandi ari ikintu gishoboka yuko ushobora kukiga ukakimenya. Kwibutsa yuko amasomo y'ubuntu dutanga na yanga dushira kuri website yacu. Abantu bashaka amalinki murasanga hano muri comment section, yaba ari link ya group, yaba ari link ya website, muraza kubisanga hano hasi muri comment section. So tudatinze reka dutangire twige. So tujye guhera ku ijambo as long as tuyikoresha turi nko kuvuga apfa kuba. Wenda urugero dushobora kuvuga ngo as long as you study, apfa kuba wiga, cyangwa se apfa kuba wiga, you will improve, uzatera imbere, uzatera to improve, like uzava kuri level imwe ujye ku yindi. Apfa kuba wiga gusa wowe, you will improve, uzatera imbere. As long as you tell me the truth, upfa kuba umbwije ukuri gusa, I will, cyangwa se upfa kumbwiza ukuri, I will trust you, ndaza kukwizera cyangwa se nzakwizera. As long as you tell me the truth, upfa kumbwiza ukuri gusa, I will trust you, ndakwizera cyangwa se ndaza kukwizera. As soon as, call me as soon as you arrive, no kuvuga ngo ukimara kuhagera. Call me, mpamagara, as soon as you arrive. Call me, umpamagare as soon as, ukimara
you arrive, ukimara kuhagera umpamagare. Iyi as soon as niyo yongeramo ukimara kuhagera. As soon as you arrive, ukimara kuhagera umpamagare. Turakubwira ngo eat, urye. As soon as you get home, ukimara kugera mu rugo urye. As soon as, I mean eat as soon as you get home, ukimara kugera mu rugo urye, cyangwa se urye ukimara kugera mu rugo. As soon as possible, vuba cyane bishoboka, cyangwa se vuba bishoboka. Come as soon as possible, uze vuba bishoboka. Maybe ko ukiri mu rugo kandi hari ibintu twari twapanze turi buhuriremo, none utangiye kumbwira uti byagenze gutya, ese nkubwira uti please come as soon as possible, kuko abashyitsi wenda bagiye kuhagera. Come as soon as possible, uze vuba bishoboka. Reply as soon as possible, usubize vuba bishoboka. Ngiye kukohereza SMS gusa bitewe n'uburyo bwihuse dukeneyemo igisubizo, nshaka yuko uhita usubiza vuba bishoboka. Reply, subiza as soon as possible, subiza vuba bishoboka, cyangwa se usubize vuba bishoboka. Hano dufite as well. Ndakuvuga ngo mu gihe tuvuze ngo I came, naraje. Iyo tuvuze ngo I came, tuba dushatse kuvuga ngo naraje. Gusa iyo twongeyeho as well, no kuvuga ngo nanjye naraje. I came, naraje, twatiranyeho iyi as well, tukaba dushatse kuvuga ngo nanjye naraje. I came as well, nanjye naraje. She sings as well. Ni ukuvuga ngo hano iyo tuvuze ngo she sings, tuba tuvuze ngo ajya aririmba. Noneho iyo twongeyeho as well, tuba dushatse kuvuga ngo nawe ajya aririmba. She sings as well, nawe ajya aririmba. She sings as well, nawe ajya aririmba. Noneho iyi as well as ni nka and cyangwa se and. Mwabizi ko dusoma and cyangwa se and bitewe na pronunciation uri gukoresha y'Abanyamerika cyangwa se y'aba British. As well as ingana na and. Tea as well as coffee, icyayi n'ikawa. Tea as well as coffee, just ni kuvuga ngo tea and coffee. Iyi as well as ikora nka and. Kigali as well as Musanze, Kigali na Musanze, cyangwa se Kigali and Musanze. Gusa hano as well as iri gukora nka and. Hari abantu usanga utu tuntu tujya tubagora, ugasanga bitewe nuko bagasize mu nteruro batasizemo and, ugasanga nyine biranze, ntashoboye kumenya icyo bishatse gusobanura, ugasanga nyine agetinze stuck bitewe nuko yiziye gusa and. Even though ni kuvuga ngo nubwo. Even though, okay. Even though it rained, nubwo imvura yaguye. We played, twarakinnye. Ntabwo twitaye ku kuba imvura iri kugwa cyangwa se kuba hari imvura, twebwe twarakinnye no mu mvura twarakinnye. Ni ukuvuga ngo nubwo imvura yaguye, even though, nubwo it rained, nubwo imvura yaguye, we played, nubwo imvura yaguye twarakinnye, ntabwo twayitayeho. Even though, nubwo. Even though I am tired, nubwo naniwe, I will study, nziga. Nubwo naniwe, I will study, nziga cyangwa se ndaza kwiga. Nubwo naniwe, ndaza kwiga. I will study. In case, take water in case you are thirsty. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo in case, tuba dushatse kuvuga mu gihe. Dushobora kuba turi kumwe nkakubwira uti jyana amazi. Ushobora kuza kuyakenera mu gihe waba ugize inyota. Ushobora guhita nkubwira uti take a water in case you are thirsty. Jyana amazi cyangwa se fata amazi, ushobora kuza kugira inyota. In case, mu gihe you are thirsty, mu gihe waba ugize inyota. Call me, mpamagara. In case of trouble, mpamagara mu gihe waba uhuye n'ibyago. Hari umuntu uba ushaka kuvuga nk'iryo jambo, like nk'iyo nteruro,
uti mpamagaye waba uhuye n'ibyago, ugasanga atangiye kujya mu bintu byinshi. Uti guhura n'ibyago ni gute? Uti guhura n'ibyago mu gihe, ugasanga nyine bitangiye kumucanga, kandi nyamara mu buryo bwo ushobora kuvuga ngo call me in case of trouble, umpamagare cyangwa se umpamagara mu gihe waba ugize cyangwa se uhuye n'ibyago. Hano dufite so that. So that ni nko kuvuga ngo kugira ngo. Urugero, study so that you pass. Ujye wiga kugira ngo utsinde. Study so that you pass. Ujye wiga kugira ngo utsinde. Hurry, gira vuba, so that we are not late. Gira vuba kugira ngo udakererwa. Kugira ngo tudakererwa. Hurry so that we are not late. Ni ukuvuga ngo gira vuba kugira ngo tudakererwa. So hano harimo abantu bashobora guhita bibaza ese kuki twavuze ngo we are not late, kandi turi kuvuga ngo kugira ngo tudakererwa, kandi tudakererwa murumva ko ari igikorwa kiri buze kuba. Mushobora guhita mumbaza ese kuki turi gushiramo are ntidushiremo will. So byose bishobora gukora, byose bishobora gukora. Wenda abanyeshuri bacu iyo dukunze kubijyamo in deep. Hurry so that we are not late. Ngira vuba kugira ngo tudakererwa. In order to ushobora gusobanurwa kimwe na so that, n'ubundi nayo ni kugira ngo. Gusa still mugomba kumenya these expressions zombi mugomba kuziga, kuko hari igihe usanga mu nteruro harimo iyi ngiyi cyangwa se harimo iyi, ugasanga wenda nk'iyi ngiyi ntabwo uzi kuyikoresha expression, ugasanga ntabwo uzi kuyikoresha, wenda wiyizi iyi ngiyi yazamo ugasanga ijambo rikonaniye kurisobanura. Niyo mpamvu utagomba no kujya utaruka wiga urobanura uvuga ngo iri jambo nzarikenera cyangwa se nzarikenera. Just as long as ufite amahirwe yo kurimenya iryo jambo rimenye, wiritaruka urivaho utarimenye. Work, kora, in order to succeed. Kora kugira ngo utsinde, cyangwa se ujye ukora kugira ngo utsinde. Work in order to succeed. Ujye ukora kugira ngo utsinde. Read, soma cyangwa se ujye usoma. Read in order to learn. Ujye usoma kugira ngo wige, cyangwa se soma kugira ngo wige. Instead of. Instead of. Drink tea. Nywa icyayi. Instead of soda. Nywa icyayi aho kugira ngo unywe iki? Unywe soda. Soda ni fanta. Drink tea. Nywa icyayi aho kugira ngo ufate cyangwa se unywe soda. Read, soma. Instead of watching TV. Ni ukuvuga ngo soma aho kugira ngo urebe televiziyo. Soma aho kugira ngo urebe televiziyo. Maybe wenda ko ejo mufite quiz cyangwa se mufite ibindi bintu. Soma kugira ngo soma aho kugira ngo urebe televiziyo. Hano dufite hano dufite because of. We stayed home because of rain. Twagumye mu rugo kubera imvura. We stayed home because of rain. The game stopped. Umukino warahagaze because of wind, kubera umuyaga. Umukino warahagaze kubera umuyaga. Hano muri fast English ntabwo dukunze gusoma d ngo stop d. Iyi d ikunze guhinduka ta. Stopped. The game stopped because of rain. The game stopped because of rain. According to. Tugendeye. Urugero, according to the teacher. Tugendeye ku byo teacher yavuze cyangwa se dukurikije ibyo teacher yavuze. Let's learn. According to the teacher, let's learn. Maybe ko teacher ari kutubwirira mu migani.
ariko tugendeye ku byo teacher yavuze, reka twige, let's learn. Wasanga ejo azaduhereza quiz cyangwa se test ugasanga turatsinzwe. Reka let's learn, reka twige. According to John, tugendeye ku byo John yavuze cyangwa se dukurikize John, just muri ubwo buryo tugendeye kuri John dukurikije ibyo John yavuze, it will rain, imvura iraza kugwa. According to John, it will rain. Tugende ku byo John yavuze, it will rain. At least nibura. Bring at least one book. Uzane cyangwa se zana nibura igitabo kimwe. At least nibura, bring at least one book. Uzane cyangwa se zana nibura igitabo kimwe. Wait at least an hour. Iyi an hour iri kugaragaza ko ari isaha imwe. An hour. Kuvuga ngo an hour bingana no kuvuga ngo 1 hour. Ni ukuvuga ngo wait, tegereza at least nibura 1 hour. Tegereza nibura isaha imwe. At first. Bwa mbere cyangwa se mbere. At first I was shy. Mbere nagiraga isoni. Mbere nagiraga isoni. At first I was shy. Nagiraga isoni. To be shy, kugira isoni. At first, mbere it was hard. Mbere byari bikomeye. At first it was hard, byari bikomeye. In the end we won. Mu iherezo twaratsinze cyangwa se nyuma twaje gutsinda. In the end we won. Nyuma twaje gutsinda. In the end he came. Byarangiye aje. Nko kuvuga ngo byarangiye aje cyangwa se nyuma na nyuma yaraje. Byarangiye aje. In the end he came. Byarangiye aje. No matter who calls, answer. Nta kibazo uwahamagara usubize cyangwa se witabe. Nta kibazo uwahamagara witabe. Maybe yuko ufite ikibazo yuko nihagira umuntu uhamagara hari ibintu byiza bishobora kuba. Ushobora guhita nkubwira ngo no matter who calls, nta kibazo uhamagara, just answer. Usubize cyangwa se witabe. No matter where you go, nta kibazo aho uri bujye, be kind. Aho uri bujye, maybe ko wenda washakaga kujya, hari aho washakaga kujya wowe, ariko bitewe nuko nta mahirwe ufitemo yo kwihitiramo aho uri bujye, ukumva yuko nyine nugira ahandi ujya ushobora kutagenda neza. Ushobora guhita nkubwira ngo no matter where you go, no matter, nta kibazo aho wajya hose, be kind. Ube umuntu mwiza, witware neza, ube umuntu umugira neza. Kind person ni umuntu umugwa neza cyangwa se umuntu ugira neza, ufasha abandi, ibintu nk'ibyo. As if ni kuvuga nkaho. Nkaho. He talks, avuga as if he knows, avuga nkaho abizi. He talks as if he knows, avuga nkaho abizi. She smiled, yaramwenyuye, as if nothing happened. Yaramwenyuye nkaho nta kintu cyabaye. She smiled as if nothing happened. Yaramwenyuye nkaho nta kintu cyabaye. Nothing happened, nkaho nta kintu cyabaye. As usual ni kuvuga ngo nk'ibisanzwe. He came early as usual, yaje kare nk'ibisanzwe. He came early as usual, yaje kare nk'ibisanzwe. We prayed as usual. Twasenze nk'ibisanzwe. As usual, twasenze nk'ibisanzwe. So this is the end of our today's lesson. If you haven't yet subscribed to our YouTube channel, please you can do it. Ushobora kubikora kugira ngo tuzajye ubona amasomo meza nk'aya dutanga. Nkwibutsa yuko ugomba kugenda muri comment section ukareba link ya quiz, ko tuhita dutegura quiz ijyanye n'isomo tuba tumaze kwiga hano, then ukisuzuma wowe ubwawe ukareba level wafasheho ibyo tumaze kwiga hano.
Reka duhurire muri video ikurikira. Thank you for watching.